Haleluya, shalom shalom, Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese abo Yesu yagira ubuntu, mbahaye ikaze na karibu kuri YouTube channel ya Uwano TV. Nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Ikaze cyane rero mwene data, wowe ugeze kuri iyi channel bwa mbere, ndagusaba ngo wiyandikishe ukanda kuri ako kajambo k'umukara cyangwa umutuku kuri telefone yawe ahagana ibumoso kanditseho subscribe cyangwa sabone, kugira ngo ninjya nshyiraho icyigisho gishyashya ujye uhita ukibona uwo mwanya. Ndagushimiye rero wowe ugiye gufata uyu mwanya kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Mbere y'ibindi byose reka tubanze dusenga Imana. Data mwiza, Mana ishobora byose, se w'umwami wacu Yesu Kristo, uyu mwanya ndagushimye kandi ndaguhimbaje, ndagushimye ko wabanye natwe kuva nijoro kuba tugeze muri amasaha tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Papa, dore ngiye kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngiye kukubera mikoro wowe wirangururire. Ndasengera umuntu wese uzafungura iyi video mwami, ndamusabira umugisha utagabanyije. Mana, ijambo agiye kumva mwami Yesu Kristo, reka rimubere inkomezi, rimubere urwego n'impambara uzamugeza iwawe mu ijuru. Icyo mburijemo n'ikidobya na kirogoya y'umwanzi Satani, mu izina rya Yesu Kristo niko nsenze nizeye kubikoze. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu Migani umurongo igice cya 8 kuva kuri 17. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete bose bazayibona. Imana ishimwe. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bose bazambona. Bene data, n'umwana w'umuntu, twebwe Imana yaturemanye umutima wo gukunda abadukunda kuruta abatwanga. Nubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo dukunde abanzi bacu, ntabwo byoroshye, ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga gukunda abatwanga, gukunda abaturenganya, gukunda abadutoteza. Ni iyindi ntambwe, ni ikindi cyigisho nzazana, ariko nzanye iki cyigisho kivuga ngo Imana ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete bose bazayibona. Nshuti yanjye, nimba ukunda Imana, yishake, yisenga, soma ijambo ry'Imana kandi wiringire kwibaho. Ibizaduca intege bivuga ko Imana itabaho ni byinshi muri iki gihe cya none, ariko wowe wamenye Imana yinambeho, ukomeze uyiringire. Kandi ntabwo wakunda umuntu utamubwaniriza, ntabwo wakunda umuntu utamwereka geste. Imana rero nta handi tubonera mu rukundo. Tuyikunda iyo tuyereka ko tuyikunze iyo tuyisenga, tuyereka ko tuyikunze iyo tufasha abandi, tuyereka ko tuyikunze iyo twitaye ku byayo tukayitekereza ku manywa na nijoro. Ni ukuri uko umutima wawe wahagizwa no gushaka Imana, inyota ufitiye Imana, ni ukuri nawe izakwiyereka. Humura, Imana izakugirira neza. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abankunda. Nshuti yanjye, nimba ukunda Imana, ongera. Nimba wari waracitse n'imbaraga, ongera ukunda Imana, kuko niyo ikundika, niyo idukunda, ni nayo itatwanga, ni nayo itaduhemukira. Nubwo tunyura mu bigeragezo, nubwo tunyura mu bikomeye, tuba turi kumwe n'Imana ibiri iruhande rwacu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibiri mu ruhande rwacu, Imana iri mu bitugoye, mu bitubabaza. Ni ukuri, komeza ukunda Imana. Ngo kandi abayishakana umwete. Shaka Imana uko bwije nuko bukeye. Nimba ubyutse saa 9 z'ijoro wabuze ibitotsi, aho kugira ngo uhugire mu YouTube, uhugire mu bindi bintu, fata akanya kawe n'Imana, usenge, uhagarare muri ijambo, ubwire Imana ati Imana waravuze ngo ukunda abagukunda, ngo kandi abagushakana umwete bose bazakora. Ubwire Imana ati Imana ndagushakana umutima wanjye wose, ndashaka kukubona muri ibi bibazo ndimo, muri ibi bisubizo ndimo. Yes, no mu bisubizo tugomba gushaka Imana. Haleluya. Nitugashaka Imana kuko twarwajije, nitugashaka Imana kuko turwaye, nitugashaka Imana kuko turi abakene, nitugashaka Imana kuko turi abashomeri, no mu bukire, no mu bisubizo, no mu Mana yadutabaye, yasohoye amasezerano. Dushaka Imana
kuko nituyishakana umwete tuzayibona. Amen. Kandi Imana iriho, Imana irakora, hari abantu benshi Imana yakoreye ibitangaza. Nimba wowe itaragira ikigukorera, komeza wizere, Imana izakugirira neza. Uzaba umugabo wo kubihamya, uzavuga ati hari umugore nabonye kuri YouTube umbwira ngo ni nizere Imana. Yongera uyizere, nubwo bisa gute uyizere, uyiringire, kuko ibyo duharanira, ibyo dushaka biri ku Mana. Amen. Ku murongo wa 18 haravuga ngo haravuga ngo ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubukire n'icyubahiro biri ku Uwiteka. Hari abantu b'abakire ariko badafite icyubahiro, abantu batubaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amafaranga ntakora byose, amashuri ntakora byose, ibyo waba waragezeho byose ntago bikora byose, hari aho biva. Dusomye rino jambo ngo ubukire n'icyubahiro. Amen. Ubukire n'icyubahiro. Urashaka gukira? Urashaka ko abantu bakubaha? Urashaka icyubahiro? Ushakana Imana umwete, izaguha ubukire, izaguha icyubahiro, abantu bose bazakubaha. Si ngombwa yuko uzisabira ngo nimunkomere amashyi, ngo nimugire gute. Hoya, Imana nikubahisha twese tuzakubaha. Imana nigutera iteka twese tuzagupfukamira, tuzavuga ati dore uwo Imana ikunze kubaha nuko bigenda. Imana ishimwe. Abashaka ubukire n'icyubahiro kandi ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Ubutunzi buhoraho. Hari abantu nzi neza njyewe niboneye, apana nabwiwe, bari abakire, bari bafite ubutunzi, ariko uyu munsi wa none baracinshura. Ariko ubukire Imana itanga ni ukuri kw'Imana, ntago bujya burangira, bubu ruhererekane, rububakarande, rurarandata, ruva kuri ubwo bukire, buva kuri wowe bukajya ku bana bawe, bikava ku bana bawe bikajya ku buzukuru, bukava ku buzukuru bukajya kubuzukuruza, bikava ku buzukuruza bikajya ku buvivi, bikongera bigatangira ikindi gisekuru gishyashya, bigenda birandata. Rero ndagusaba mwene data, kunda Imana n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, uyishakana umutima wawe, kuko ibyo uri kwirukanka ushaka, amanyanga yose wirirwa ukora kugira ngo ukunde utere imbere, kugira ngo ukunde ukire, Imana yadukopeje ibizami byose biri mu ijambo ry'Imana. Uyikunze ukayishakana umwete, Imana yaguha ubukire, ikongeraho icyubahiro, ikaguha n'ubutunzi buhoraho ndetse no gukiranuka. Bene ntago dukiranuka kubw'imirimo dukora, ntago dukiranuka ko tuzi kubwiriza, ntago dukiranuka ko turi abahanuzi, ntago dukiranuka ko turi abaririmbyi, ntago ibintu byose waba wiringiye uhagaze ngo ndakiranuka, ndi umukiranutsi kubera iki ngiki, Imana imbonamo ko ndi umukiranutsi ko nsura abarwayi, Imana imbonamo abakiranutsi ko ndi umupasiteri, ndi umubishop, ndi umuarchbishop, ndi umuapotre. No, ukiranuka kubera Imana. Imana iyo itubonye mu maraso ya Yesu Kristo itwita abakiranutsi. Ibindi byose, ibitambo n'amaturo n'ibya 10 dutanga, ntabwo ari byo bitugira abakiranutsi. Haleluya. Dusomye ijambo rwose ngo ubukire, icyubahiro n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka biva ku Uwiteka. Urashaka iki mwene da? Niki cyari kiguteye umubabaro? Niki cyari gikuraje inshinga? Niki cyari gitumye ugirira ishyari abandi? Umva isaha yawe nigera uzaba umuherwe, uzakira, uzakiza n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Wowe komeza ushaka Imana, komeza usenga Imana, kandi ukure amaboko mu mufuka, ukore. Haleluya. Ukore, ntuvuge ngo Imana ngo Mana izamanuka, wirirwa usengera ngo Imana ngo kora muri kanaka, ngo mukore ku mutima ngo afashe. Hoya, shaka Imana umwete, uyisenge, uyiringire, uyizere, wiringire yuko umugisha w'amaboko yawe, icyo ukora ari cyo Imana izaguheramo umugisha, ikagenda icyongera, ikagenda icyagura. N'uwa muntu uri hano nubwo nawe uteye imbere, ntukikubite mu gatuza uge ngo ubwenge bwanjye nibwo bubingejejeho, imbaraga zonge nkoresha nizo zibingejejeho. Nukuri sibyo, kubera ko hari abantu barwariye mu bitaro, bari abanyambaraga, bari barakoze cyane. Haleluya. Ariko uyu munsi wa none bakaba barwaye barembye, ya mafaranga, ya yandi bakoreye, bwa butunzi bari bafite, ya experience bari bafite,
budashobora kubahagurutsa ku gisasiro. Ni Imana ikiza, ni Imana idushoboza, ni Imana itugirira neza, ubyemere cyangwa ubyange, ni Imana ibikora. Mwene data mukundwa, ndakwifuriza ko ibyiringiro byawe biba biri mu Mana, ugakunda Imana, ukayiringira, ukayishakana umwete, nayo izaguhemba kubw'ubukire, icyubahiro, ubutunzi buhoraho no gukiranuka. Ushobora kuba umukire, ukaba umutunzi, kandi ukabugira n'icyubahiro, abantu bakakubaha, Imana ikaguha no kubikiranukiramo. Ubwo butunzi ukabukiranukiramo, ayo mafaranga ukayakiranukiramo, ntiwikubite mu gatuza ngo ni wowe ubyigejejeho, Imana ikakugirira neza. Umurongo wa 19 avuga ngo imbuto zanjye ziruta izahabu. Ni ukuri ziruta izahabu nziza, kandi n'indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Imbuto z'Uwiteka ziruta izahabu. Nshuti yanjye, mwana w'Imana, nanjye ndimo Mama Teta, tumenye ko imbuto z'Imana, imbuto z'umwuka we ziruta izahabu. Imana ishimwe. Twiringira Imana rero, dukunda Imana. Uyu mwaka w'umwaka turacyari mu ntangiriro z'umwaka, turi ku itariki nimba 17 nimba 16 simbizi, uyu mwaka 2026. Dutangirana umwaka no gukiranuka, dutangirana umwaka ishyaka ryo gushaka Imana n'umutima wacu wose. Nibyo nkwifuriza, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Mana nziza, Mana igira neza, se umwami wacu Yesu Kristo, kuri uyu munsi wo kuwa mbere, uyu munsi w'iki cyumweru, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Nta wundi uhwanye nawe, nta wundi umeze nkawe, nta wundi uvuga nkawe, data mwiza. Ndasengera mwene data, nanjye nisengera. Reka iri jambo mwami turikure mu nyuguti, turishyire mu bikorwa. Iri jambo udushoboze Kristo mwiza, udushoboze kugushakana umutima wacu wose, udushoboze kugushakana ubwenge bwacu bwose n'imbaraga n'ubutunzi bwacu mwami. Tugushake ku manywa na nijoro, tumere nka Dawidi. Ijambo ryawe riravuga muri Zaburi ngo 42 umurongo wa 2 bavuga ngo nk'uko imarakazi yagijwe no kwifuza imigezi mu butayu, niko umutima wanjye yagijwe no kwifuza. Reka natwe mwami twahagizwe no kukwifuza, tugushaka uko bwije n'uko bukeye, kuko niwe uzaduha umugisha, niwe uzatugira neza, niwe uzatwagura imbago, niwe uzaduhindura amateka, niwe uzaducira inzira, niwe uzacagagura ukarandura ugakongora ukubika ibyatugendagaho, ibyari bituriho, mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndasabira mwene data rero warucitse imbaraga, wumvaga nta byiringiro by'ubuzima gifite, wumvaga nta cyanga cyo kuba yifitiye mwami, ndamusengeye Uwiteka, musubizemo imbaraga, mwambika imbaraga zawe, mushoboze mwami Yesu Kristo, mucira inzira aho zitari, mubera Imana ku munsi w'amakuba n'ibyishimo bye. Reka iki cyumweru akubone nk'Imana ishobora byose, reka iki cyumweru akubone nk'Imana igira neza, mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka buri wese umubera Imana data wera, uzufungura iyi video mwami Imana data mwiza, umuhumugisha, umugasanire, umubere byose muri byose, umuhice umutima we wifuza, ugira umukura mu buryo bw'umwuka, ugira naho umushira data wera, umurindire umuryango, umurindire abana, umurindire abafite ababyeyi ubarinde, abafite abavandimwe ubarinde, ubarindire business, ubarindire utuzi mwami, ubabere byose muri byose, kuko ijambo ryatubwiye ngo ukunda abagukunda kandi abagushakana umwete bose bazakubona. Reka buri wese akubone ku rwe ruhande, mu izina rya Yesu Kristo seze nizeye kubikoze. Amen. Amen, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi, Imana ibagirire neza. Wowe nufashwa n'iri jambo, ndakwinginze umfashe kuvuga ubutumwa. Iyi video uyisakaze mu nshuti zawe, wasanga hari uwari ucitse imbaraga, wasanga hari uwari ugiye kubivamo, wasanga hari uwari kuvuga ngo mbivuyemo Mana ntago unyiyereka, njyewe ntago nzi. Ndakwinginze mfasha kuvuga ubutumwa. Nta kindi ngamije ni ukuvuga ubutumwa bukagera ku isi hose. Niyo mpamvu babwira ngo ndi umwana w'Imana, Imana yagira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza, Imana iguhe umugisha muri iki cyumweru, Imana iguhe umunezero, Imana ikurinde ibyago n'amakuba bye kukubabaza, Imana ikwagurira imbago mu byo ukora, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Bye bye. Shalom, shalom.